turabasuhuje aho muherereye hose mukomeze kugubwa neza cyane. Tugiye kubagezaho amakuru y'icyamamare rwose kiri kugenda kizamuka gifata indi ntera ishimishije cyane mu muziki nyarwanda. Uyu nta wundi yitwa Kevin Kade. Kevin Kade uyu ni umuhanzi rwose ukiri muto cyane, dore ko yatangiye kumenyekana mu mwaka w'ibihumbi 2020 aho ari kugenda azamuka ku rwego rwo hejuru, dore ko akunze kugenda ashimisha abafana be bagenda bamukurikirana umunsi ku munsi, abaha ibihangano byiza by'ubwenge. Ubundi wakwibaza ngo Kevin Kade ni muntu ki? Ese yavutse ryari? Yatangiye umuziki we ryari? Ni bihe bigwi bye bimuranga? Ese igikundiro afite agikomora kuki? Ntucikwe rero kuri Good TV Rwanda, mwibutsa utarakanda kuri subscribe, nicyo gihe cyo kubikora mwibanga rikomeye cyane, ukabuteye inkunga ibiganiro ndetse n'ibyegeranyo byose bica kuri Good TV Rwanda. Aya ni amakuru rero y'ingenzi kandi ni amakuru ameze neza cyane rwose ku bahanzi biwacu barimo bagenda bamamara, barimo bagenda banyeganyeza inkuta z'inzu z'imyidagaduro zigiye zitandukanye. Kevin Kade amazina ye nyakuri yitwa Richard Ngabo cyangwa se Ngabo Richard. Uyu Ngabo Richard yavutse ku itariki 23 z'ukwezi kwa 9 mu mwaka w'ibihumbi 2000. Urumva ko uyu nguyu Kevin Kade cyangwa se uyu Ngabo Richard ni umusore ukiri muto cyane rwose, uri ku rwego rwiza rushimishije rw'umuziki, uri hagati y'imyaka 24 ndetse na 25, kuko 25 yo ntarayuza neza cyane kuko azayuza kuri 23 z'ukwezi kwa 9. Birumvikana rero ko ubu ngubu yibitseho imyaka ye 24 y'amavuko, akaba ari umusore rwose ukataje mu muziki nyarwanda, aho agenda ashimisha abakunzi be cyangwa se abafana be, agenda abaha imiziki imeze neza kandi imiziki y'ubuhanga. Uyu Kevin Kade azwiho ubuhanga cyane rwose mu myandikire y'indirimbo zifite amarangamutima y'ubuzima busanzwe. Afite indirimbo nziza cyane rwose zigenda zizamura amarangamutima y'abantu, dore ko aririmba indirimbo akaziririmba azishanisha cyangwa se azihuza n'ubuzima bugiye busanzwe abantu babayemo mu buzima bwabo bwa buri munsi. Agakundirwa indirimbo ze cyane rero kuko ziba zifite amarangamutima ndetse zihura n'ubuzima busanzwe abantu bagenda babamo. Kevin Kade akomeje kugenda nawe rwose anyeganyeza inkuta z'inzu z'imyidagaduro zigiye zitandukanye hano mu gihugu cy'u Rwanda, dore ko ari umuhanzi yatangiye indirimbo ye cyangwa se yatangiye kumenyekana bya nyabyo mu mwaka w'ibihumbi 2020. Mu mwaka w'ibihumbi 2020 nibwo yaratangiye rwose kugenda amenyekana, ariko ubu kugeza ubu ari ku rwego rushimishije cyane rwose, dore ko ubu ngubu afite umwihariko mu miririmbire ye, dore ko agenda abihuza n'ubuzima busanzwe, bityo abantu bakagenda babimukundira. Twavuga ko yagiye amenyekana ku ndirimbo zagiye zikundwa cyane, twavuga nk'indirimbo yise indirimbo yiswe n'indi ndirimbo yise Sorry. Izi ni indirimbo zatumye izina Kevin Kade rigira igikundiro kidasanzwe mu rubyiruko rugiye rutandukanye hano mu gihugu cyacu cy'u Rwanda. Benshi bakunda indirimbo ze rwose, bakunda uburyo aririmba ndetse n'uburyo indirimbo ze ziba zifite amarangamutima, zigenda zikwega abantu benshi, zikabazamurira imbamutima nyinshi z'abantu bakunda umuziki wa Kevin Kade. Uyu Kevin Kade akunzwe cyane rwose mu rubyiruko rugiye rutandukanye hirya, haba mu ntara zose, twavuga mu mujyi wa Kigali cyane cyane by'umwihariko, dore ko uyu nguyu Kevin Kade agenda akorana indirimbo n'abahanzi bagiye bakunzwe, twavuga nka ba Kirisizi, Eliel Ways ndetse na The Ben. Bajya bakorana indirimbo rwose kandi abakunzi babo bakagenda bazikunda ku rwego rwo hejuru kandi ku rwego rushimishije cyane rwose. Uyu Kevin Kade nanone kandi akunzwe kubera uburyo aririmba indirimbo zifite amagambo atuje kandi rwose indirimbo zigenda zizamurira amarangamutima
abantu bazumva cyangwa se bakunda kuzikurikirana. Uyu nguyu Kevin Kade ubu ngubu ari kugenda amenyekana ku mbuga nkoranyambaga zigiye zitandukanye, twavuga nka za Twitter, Facebook ndetse na YouTube, aho ku rubuga rwa YouTube amaze kugira rwose abamukurikirana cyangwa se abasubscribers bageze mu bihumbi 247, kandi bigenda byiyongera umunsi ku munsi kuko bagenda bakunda ibihangano bye, bagenda bakunda uburyo aririmba indirimbo, dore ko indirimbo aririmba kenshi ziba zigenda zizamura amarangamutima y'abantu bagiye batandukanye, ariko kandi cyane cyane mu rubyiruko ndetse abakiri bato bose bakunda indirimbo za Kevin Kade. Uyu Kevin Kade ngira ngo twabonye ko amazina ye ya nyayo yitwa Richard Ngabo cyangwa se Ngabo Richard, wavutse ku itariki 23 z'ukwezi kwa 9 mu mwaka w'ibihumbi 2000, avukira mu karere ka Kicukiro, aho ngaho ni mu mujyi wa Kigali. Ngira ngo rwose bakunzi ba Kevin Kade abakeneye ibindi bisobanuro bigiye bitandukanye, mwanyarukira kuri channel ye rwose ya Kevin Kade, then mugakurikirana ibihangano bye byagiye bikundwa cyane ndetse n'indirimbo ze. Ni umuhanzi w'umuhanga kandi ni umuhanzi ushoboye. Nkwibutsa kuganda kuri subscribe kuri no muyoboro wa Good TV Rwanda. Iyi ni channel nziza cyane rwose itugezaho amakuru ndetse n'ibyegeranyo by'ubwenge, amakuru y'ibyamamare hano iwacu ndetse n'andi makuru abari kugenda atrendinga ku mbuga nkoranyambaga hirya no hino, ku ma X, ku ma YouTube ndetse n'ahandi. Ngira ngo n'ahandi wabisanga rero ni kuri Good TV Rwanda, ihora ibifuriza amahoro ndetse n'imigisha biva ku Uwiteka.